iyo umuntu apfuye mukazana ibiryo abantu bakarya inzoga bakazana bakanywa ibyo, ariko mu minsi ibiri hari ushaka gusanga akiri mu rugo. Ibyo byarangiye, ye bajyana iteme bivuga ngo upfuye abapfuye, ibyo byarangiye. Ibikorwa byawe ukora nibyo ugomba kuguhemba. Impamvu yabwiye bano bagore ugira ngo no bari mu gihugu bonyine se, mu gihugu cye gifite abagore benshi, ariko bano bitoranyije bajya kureba gusura no mu gahinda bafite nihuzwa n'umugambi w'Imana, ariko bahinga bikunda bazi neza ko hakira kibi batari bugishobora, batari bugikureho. Nshuti bavandimwe mudukurikiye, uyu ni umwanya w'umugisha tugize wo kubana na Pastor David, ububwiriza ijambo ry'Imana kuri channel yitwa SOROWAMU TV. Ngewe uganira nawe nkaba nitwa Nkurunziza Jean Pierre. Umurimo nkora w'Imana mu buryo bw'indirimbo, ariko burya abahanzi biba ngombwa ko banasoma ijambo ry'Imana kugira ngo nituririmba n'indirimbo tujye turirimba indirimbo zikiza zivura imitima. Rero hari ijambo nshaka kuganira nawe Pastor, ariko banza wibwira abantu, numara kwibwira abantu unasenge kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Nkuko bisanzwe ni Pastor David, ndabashuje abadukurikiye kuri channel ya SOROWAMU TV. Imana edahano umugisha. Nkuko musabye rero ko dusenga, reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana y'Iburahamu, Mana y'Isaka, Mana yako kandi Mana yacu, tugushimye ku bwa buri kimwe cyose, kuri gahunda zatambutse, kuzo tugiye gukora nizo tuzakora, icyubaro cy'icyo mu isi no mu ijuru. Be na mbere z'imitima yacu n'imibiri yacu, kushagiye rambira ngo n'imitima nyunite bacira urubanza, musabe cyo mushaka muzagihabwa mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Murakoze cyane, ni umugisha kubana namwe. Najyaga mbakurikira kuri channel ya SOROWAMU TV, ariko nkagira amatsiko kuzabana namwe, none ngize umugisha kubonana namwe. Hari ijambo hano nkunda kwibazaho cyane, ariko nkaba nshaka kugira ngo unsobanurire nka pastor cyangwa se nka bishop Imana yasize amavuta. Ni ijambo riboneka muri Matayo igice cya 28. Tuhasome titire yaho, umutwe w'ijambo aravuga ngo kuzuka kwa Yesu. Noneho uhereye ku murongo wa mbere avuga ngo nuko umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirandura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda yasaga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda umushyitsi, basa nk'abapfuye. Ariko marayika abwira babagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Nta kiri hano, kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Iri jambo icyatumye ngira amatsiko kugira ngo tuganire kuri iri jambo mu mavuta Imana yabasize, kugira ngo n'abatwumva barikurikirane. Iri jambo ngenda nditekerezaho cyane, umva ko nabandi bagomba kugira uburyo nabo baritekerezaho. Urabona ahangaha ni ku rupfu rwa Yesu no kuzuka kwe. Ibi ngibi byabaye, Yesu ni umwana w'Imana, twese turabizi, isi yose irabizi ko Yesu ari umwana w'Imana. Ariko kubwo kugira ngo kubw'urukundo n'imbabazi tufitiye, yemeye kumutanga igitambo, araza aratwitangira, arabambwa, turabamburwa. Igihano kiduhesha amahoro kiba kuri we. Ibyo ndabyemera. None umutwe w'ijambo uravuga ngo ese Imana igira ikimenyane? Impamvu tugiye kugana kuri iryo jambo, hari ahantu
Bibiliya irimo itubwira ngo umunsi w'isabato ushize kuwa mbere iminsi 7 Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro ngo habaye igishyitsi cyinshi ngo kuko marayika w'umwami Imana ngo yaramanutse avuye mu ijuru ngo ishusho ye yasaga n'umurabyo ngo imyenda ye yasaga nk'urubura ngo abirandura igitara cyicaraho ngo babarinzi bamubonye ngo bashye ubwoba ngo bamera nk'abapfuye ngo ariko marayika ngo yihutira kubwira bagore Mariya Magadalena na Mariya wundi bazanye bari baje bafite ishyaka ryo kureba umwami Yesu ngo baravuga ngo arabahumuriza arababwira ngo mwebweho mwitinya kandi uwo marayika w'umwami Imana yaratumwe n'Imana. Ese kuki Imana yahumurije bari abagore gusa n'abarinzi bari baraho ngaho barinzi imva y'umwami bo marayika akabirengagiza ahubwo akavuga ngo mwebweho mwitinya bivuze ngo arabo Imana ihumuriza. Haleluya. Unyibukije ikibazo umuntu yambajije mu Uganda. Yari umunyarwanda kwavukiye Uganda. Ambaza ikibazo yambaza ngo ni kubera iki Imana irobanura ku butoni. Ndamubaza se mu buhe buryo gute? Arambwira ngo nta mukozi w'Imana aba ari mubi. Usanga bose ari beza. Ndaje ndavuga rero nta mukozi w'Imana ugomba kuba mubi. Kuko idukura habi ikatuzana heza, idukura mu babi ikatuzana mu beza. Rero iyo umwana avuye ku gasozi akagera mu rugo, umubyeyi aramubwira atoga akamavuta akisiga akamara imyenda agahindura kuko yavuye hanze. Ntabwo yadutaje turi beza, ahubwo twabaye beza imaze kudutoranya. Niyo yatugize beza ariko twe twari babi. Rero naho icyo kibazo cyawe ngo Imana irobanura ku butoni, yes, shobora kuvuga ngo irobanura ku butoni ariko nkabisobanuraho. Iri jambo ryaza kumva neza ababyeyi mudukurikiranye mwihakano. Iyo ufite abana batatu, aba bana batatu ntabwo ubona ko bakunda kimwe ubwabo nubo babyibonera ko tabakunda kimwe. Kubera iki babona ko tabakunda kimwe? Imyitwarire yabo niyo ituma ibona yuko utabafata kimwe. Rero na hano mu isi imyitwarire yacu niyo ituma tora ko Imana dufata kimwe. Uriya agasega ati genda senga Imana ntisubiza, uriya agakorera Imana ati genda akorera Imana ntimpembe. Bose ndiye yakubwiye ngo ugenda ukuri guhembe. Ibikorwa byawe ukora nibyo ugomba kuguhemba. Rero ku cyo kibazo bajije byonyine harimo igisubizo. Impamvu yabwiye bano bagore ugira ngo no bari mu gihugu bonyine se, mu gihugu cye gifite abagore benshi, ariko bano bitoranyije bajya kureba gusura. Nta no baje bazi ko bagiye kura ko yazutse cyangwa se ntibabitekerezaga. Bagize imezo kujya kureba umurambo w'umuntu wabo. Buryo umuntu hano mu isi bahagatereme kadutse bavuga ngo umuntu bamushima agiye. Na kamera kwimba yarakaririmbye mu giswahili ngo bashima agiye. Rero abangaba bo ntabwo bakunze Yesu kuko ari muzima, banamukunze apfuye. Data sifa kwa Mungu. Kuko yamaze gupfa bongera kujya nimezo kujya kumureba nubwo ari umurambo. Ariko hano mwe mufite inyiso yo kumura umuntu iyo umuntu apfuye mukazana ibiryo abantu bakarya inzoga bakazana bakanywa ibyo, ariko mu minsi ibiri hari ushaka gusanga akiri mu rugo. Ibyo byarangiye. Ye bajyana itemevuga ngo upfuye abapfuye, ibyo byarangiye. Mukunda bazima mukunda bapfu ntimukunda bazima. Kuko impamvu uvuga ngo mukunda bapfu ntimukunda bazima, umuntu ashaka kuba yarembye ari kwa muganga akaguhamagara ati ko shonje ngiye gupfa. Telefone ukayikana cyangwa unayifate, ariko wakumva ngo yapfuye ukazeruka nka n'ibyo kurya byo kuhabazima. Mukunda bazima ibijambo kuvuga ngo mwebweho murahirwa, mwebweho mwitinya, mwebweho muje kundeba kandi muzi ko napfuye mwitinya. Ahita avuga aricyo gikomeye ngo kandi ntabwo akiri hano kuki mushakira umuzima mu bapfuye. Mugende mubwire isi yose yuko uwabambwe ari muzima, uriya yari marayika.
ubwo ni ukuvuga ngo reka nkubaze, urabizi ko kubaza ari ibintu byanjye. Ni ukuvuga ngo impamvu Imana yateguye marayika wo guhumuriza bari abagore ni ishyaka ry'uko bari bagiye kureba umwami Yesu wabambwe agapfa agahambwa ko yazutse. Mana yanjye, bari bagiye kureba ko yazutse aba bantu cyangwa bagiye batazi ko ari buzuke? Aba bantu ntabwo bagiye kuko bagiye kureba ko yazutse. Bari bafite agahinda k'umwami wabo, ishyaka ibyo bamukoreye bamubabaje, bagiye kumureba nyine kuko bamubabaje bacyamufitiye impuhwe. Imana irebye abo bantu bagikunda umuntu wapfuye, niko kwavuga ngo mwebweho mwitinya, bo barahumurizwa, mwebwe murahumurizwa. Bisa bado harimo ikigisho bivuze ngo hari ihumure ku bantu bari bafite ishyaka ry'Imana. Hariho ihumure ku bantu bafite ishyaka ry'Imana, mukunda urukundo rw'ukuri rutari rw'uburyarya. Yego, ahantu ikigisho kirekire. Ni ukuvuga ngo ndumva byansaba nk'isaha. Ni ukuvuga ngo byacitse, byacitse ku bantu babashije kuba batari mu mugambi mwiza w'Imana wo kubaha Imana. Ijwi ry'Imana rijya riza ku muntu wayubashye. Nuko yadumva mbwira, urahirwa wo ukunda Imana ushonje ukayikunda uhaze, urahirwa wo ukunda Imana ufite akazi ukayikunda afite akazi. Iri jambo rero riraryoshye pastor. Imana kubw'urukundo rwayo yaremeye umwana wayo arabambwa kugira ngo atubere umuhuza w'abantu nayo n'Imana. Rero biragera ajya mu arahambwa, arapfa arahambwa, ariko Imana ntiyamukundira ko ahera mu gituro. Yego, itera n'ishyaka kandi bari abagore kugira ngo bamamaze inkuru. Ese kuki hatagiye abagabo? Kuki hatagiye abagabo? Abagore baba ari bo bagira ishyaka cyane ryo kwamamaza cyangwa se urukundo cyane kurenza abagabo. Ngira ngo inkune wazisomye neza, mbere na mbere harimo mama we, umubyeyi we. Hari icyisho n'injyango neza kwa nawe ndibuka sinjya nibagirwa navuzemo ku babyeyi. Burya ababyeyi baba mama n'abantu bagira impuhwe cyane. Ababyeyi babyumve cyane. Nese ukeka ko Yosefu atarahari kandi ataramukunze, ariko aba mama n'abantu bagira igishika, n'abantu bagira impuhwe cyane za kibyeyi. Yego. Unyibutsa. Rero aba mama nine bagize meza kibyeyi zo gutwara ibihumura. Biravuga ngo batwaye ibihumura, ntibashaka ko n'umurambo unukana ahumura nabi. Batwaye ibihumura bateremo umwana wabasigare agifite fresheri mu mvugo z'iki gihe. Haleluya, sifa kwa Mungu. Ikindi cyakabiri, iri jambo riraryoshye. Ikindi cyakabiri, ahangaha rya jambo abwe ngo mwebwe mwitinya byarabafashije cyane. Ubundi muri birabe byakera ntaga abamama bari bazwi, ntibari bazwi, ntibafatwaga nk'abantu, ariko kuko bakoze igitangaza cyane n'iyabandi, kuko bakoze igikorwa cyane n'iyabandi, niko Imana Yesu yabwiye ngo mareka abwiye ngo mwitinya, namwe ntago mukiri inyuma, namwe ntago murabo gusubizwa inyuma, namwe ngo mugiye kuba abantu. Amen. Kuva igihe n'abamama nabo bafite agaciro, kuva icyo gihe no bahise bagira agaciro, bagize iby'ubutwari. Yego, kugeza ubu umama arazwi, umugabo arazwi, nabo babaye abantu nk'abandi. Iri jambo riraryoshye. None se kuki marayika yabiranduye igitare yarangiza akakicaraho? Kwari kugira ngo kitagaruka kumva ya Yesu? Kuki yahise akicaraho? Ubundi buriya ikihe kimwe abantu bumva inkuru nabi bitewe n'ukuntu batazikurikiranye, bagasoma uduce. Ariko buriya wasomye inkuru neza, tuba twarasomye, ariko ntago ari ukwiyemera, nta nubwo no kwirata. Wakurikiranye inkuru neza, Bibiliya iravuga ngo mbohereje marayika w'umusore. Nyuma yo kwibaza ngo ese ko nubwo tugiye twese turaba mama, ko basirike bashyizeho igitare kinini cyakurwaho nande mutwe ko none mufite imbaraga. Bagiye mu kwizera no mu gahinda bafite nihuzwa n'umugambi w'Imana, ariko bahinga bikunda bazi neza ko hakira kibi batari bugishobora, batari bugikureho. Ariko Imana irebye imitima abo n'urukundo rwabo n'ishyaka ryabo, bibirangira ngo yohereje marayika w'umusore. None hari n'abamarika abasore. Tata baza kurwanirira ko buryo ufite amavuta, baza gutsindishiriza. Maze ko umusore yaraje kurokira gitare,
arangije kandi ahaguma kubahumuriza. Abahumuriza. Ndasaba mu izina ry'Yesu Imana ibohereze marayika w'umusore Uhumuriza. akore kuri icyo kibazo cyawe, Uhumuriza. akore kuri izo ntambarwanaga. Uhumuriza. Marayika w'umusore reka Imana imwoheza kurwenere mu izina ry'Yesu w'i Nazareti. Ahumurize. Haleluya. Abafite ishyaka ry'Imana abahumurize. Mbese ihumure rya marayika utumwe n'Imana. Muri iki gihe dukeneye amarayika y'abasore. Ngaho abantu badukurikiye batureho ihumure rya marayika. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, Mana yacu, Mana y'Isiraheli, Mana twubaha kandi Mana dukunda, aka kanya herekeza ijambo ryawe rifashe imitima y'abantu. Ohereza marayika kure gitara abantu bafite ibitare ku mitima yabo, imitima yarakomeretse, imitima yararemerewe, ariko ohereza marayika w'umusore yongera abaha ibyishimo mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ibyo basengeye byananiranye, ibyo bari bifuze byananiranye, reka bikorwe mu izina rya Yesu w'i Nazareti ufite ubushobozi n'ubutware. Kandi dukeneye ubuhamya. Ijambo rye rirambwira ngo buri kintu ukora cyose ugikora kugira ngo izina rye wiheshe icyubahiro. Ndagushaka ndaguhimbaje mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. Imana uzi ko buri kintu Imana ikora cyose ibishaka kwihesha icyubahiro cyane. Abadukurikiye kuri SOROWAMU TV, Imana ibaha umugisha kandi mujye mukomeza mukurikire kandi munakore subscribe, kuko Imana irimo iragenda irushaho kugenda ikoresha imirimo Bishop kuri SOROWAMU TV. Imana ibaha umugisha. Amen.